Turasoma ijambo ry'Imana Imana iduhaye kuri uyu mugoroba. Ni ijambo riri mu Kuva ibice byaho 11 umurongo waho wa 21 kugeza 23. Kuva 11 21 kugeza 23. Haravuze ngo Mose aramusubiza ati, ubu bwoko ndi hagati n'abagabo bigenza 6,000. Umva kuvuza uti, nzabaha inyama bazirye ukwezi kose. Bazaba bagira imikumbi n'amashyo byo kubahaza, cyangwa amafi yo mu nyanja yose azateranyirizwa kubahaza. 23 haravuze ngo, Uwiteka abwira Mose ati, mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi? None urareba yuko iryo jambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritagusohorera. Imana ishimwe. Reka dusome no mu Befeso ibice byaho 3 n'umurongo wa 20. Abefeso 3:20 ijambo riravuze ngo, nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Amen. Nanone ndatuye ngo nikaze mu ijambo ry'Imana. Ijambo Imana yampaye kuri uyu mugoroba, ijambo Imana yashyize ku mutima, ni message y'umuntu Imana ishaka kuvugana nawe. Ni message yawe, ni message ivuye ku mutima w'Imana. Nuyumva ukayizera, irakure mu mutima, iragusubizamo imbaraga, irakuvana ku rwego rumwe ikugeze ku rundi. Ijambo Imana impaye ni ijambo rivuga ngo nibyo yabishobora. Ni message ivuga ngo nibyo yabishobora, icyubahiro kibikima. Nibyo yabishobora. Ndanezerewe kandi kubana namwe no kubagaburira ijambo ry'Imana. Ndanezerewe kandi nshiye bugufi cyane kubw'ubuyobozi bw'uru rubuga kutugirira icyizere ngo natwe tugabure ijambo ry'Imana. Nkuzaniye message uyu mugoroba, ndavugana nawe ijambo rivuga ngo nibyo yabishobora. Icyubahiro ni kibe icy'Imana ishobora byose. Ijambo dusomye ahantu habiri, nubwo turi buze kwifashisha n'ahandi hatandukanye, ariko cyane cyane iyi message iragaruka muri ibi byanditswe bibiri. Icyanditswe dusomye mu Kubara ibice byaho 11 guhera ku murongo wa 21 kugeza kuri 23. Icyubahiro ni kibi cy'Imana. Igitabo cyitwa Kubara ni igitabo cyanditswe na Mose, kuko Mose yanditse ibitabo 5 bibanziriza Bibiliya, ibyo mu gihe burayo bita Toha. Ni ibitabo bikomeye, ni ibitabo bifite imbaraga. Sindi buvuge ku mateka y'ibi bitabo, ariko uyu mugabo witwa Mose wagiranye ikiganiro n'Imana. Mose birasobanura ngo uwakuwe mu mazi. Ni izina yiswe n'umukobwa wa Farawo, kuko ku munsi yavutseho ni igihe hariho akarengane ko kwicwa kw'abana b'abahungu. Ariko Imana Data, Imana igira neza, Imana y'icyubahiro iramurinda. Kubw'ububasha, kubw'imbaraga, kubwo kugira neza no kubwo gukomera kw'Imana. Imana iramurinda, abandi bana barapfa, we ntiyapfa. Imana iramurokora, imurokora mu rufunzo. Imana ituma abaho kubw'umugambi w'Imana no kubw'intego y'Imana. Ntabwo byari byoroshye, ariko Imana Data wa twese
Imana umurengezi mwiza, Imana y'amaboko, Imana y'amasezerano, ijambo ivuze irariherekeza. Ubuzima bwe abenshi abasomyi turi kumwe bazaye amateka y'ubuzima bw'umugabo witwa Mose. Ni umugabo wabonye Imana mu rwego ruhambaye. Ni umugabo wagendanye n'Imana, akoreshwa n'Imana, akorana n'Imana imirimo ikomeye. Nyina wamubyaye witwa Yokabedi yareze Mose abihemberwa kumara imyaka 3 kandi arererwa mu gikari. Yari ategekewe kwicirwamo, ariko kubera imbaraga z'Imana icyo gikari nicyo cyamureze. Yigira kwa Farawo, amenya ururimi rwaho, amenya imico yaho, amenya ubuzima bwaho bwose. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana iramurinda, uburinzi bw'Imana buba kuri we. Imana iramugota, ibana nawe, imuha amasezerano, arakura. Uko dusoma amateka, Bibiliya itwereka Mose asohoka kwa Farawo, ajya mu butayu, agenda ari uko hari kese yuko yari yishe umunyegiputa arwana n'umuheburayo. Arahunga ajya kwa Yetiro i Midiyani, amarayo imyaka 40. Nyuma y'imyaka 40 Imana irongera imugarura kwa Farawo afite imyaka 80. Imana imubwiye ngo genda ubwoko bwanjye ubukure muri Egiputa. Ayo mateka turayazi. Umugabo agenda abona Imana. Mu buzima bwacu tugenda tubona Imana, si rimwe, si kabiri, si gatatu, si kane. Mu buzima bwacu twabonye Imana. Yambukana Abisiraheli nyuma y'ibitangaza 10. Gitangaza cyemeje Farawo, arabarekura. Ni igitangaza cyo gupfa kw'abana b'imfura, aricyo cya 10. Arabarekura, arababwira ngo nuko nimugende, nimumvire mu gihugu kubera imbaraga z'Imana. Nyiraha akenshi y'Imana ivuga Kanani. Haleluya. Iyi Imana ivuga Kanani isimbuka ubutayu. Iyi Imana ivuga Kanani isimbuka ubutayu. Kubera iki isimbuka ubutayu? Hari impamvu Imana isimbuka ubutayu. Burya hari ikintu namenye. Imana idukuruza imigati. Haleluya. Yarangiza ikadufurisha ubutayu, ikadukamuza amasengesho, ikaduteresha ipasi y'amasezerano n'ibyiringiro. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Igivuga Kanani isimbutse ubutayu. Abisiraheli bari kubwirwa Kanani, bumvaga ari ahantu bazagenda umunsi umwe bagahita bagerayo. Bumvaga ari ahantu bazagenda igitondo kimwe nimugoroba bakagerayo. Bumvaga Kanani iri hafi. Ntabwo bari bazi ko hagati ya Egiputa na Kanani harimo ubutayu bw'imyaka 40. Imana ishimwe cyane. Imana iduhana umugisha. Ndashaka kukubwirira ijambo rivuga ngo nibyo nabyo yabishobora. Imana ihabwa icyubahiro. Nibyo nabyo yabishobora. Bahaguruka urugendo, bahura n'inyanja itukura bayinyuramo, bahura n'umugezi w'Imana usharira, Imana irawuhindura. Babona Imana ku manywa, bayibona mu nkingi y'igicu. Babona Imana nijoro, bayibona mu nkingi y'umuriro. Babona Imana ibagaburira amanu. Babona Imana ivugana nabo. Babona Imana ikingura, igenda ikingura umugisha ku buzima bwabo. Igenda ibarinda, igenda ibana nabo. Bibiliya iravuga ngo inkweto zabo ntabwo zabasaziyeho,
n'imyenda yabo ntiyabacikiraho, ukura agakurana n'ikanzu bikemera, inkweto zigakurana nabo. Imana igenda ibiyereka, igenda ibigaragariza, igenda ibakoresha imirimo n'ibitangaza, igenda ibakoresha iby'imbaraga, igenda ibakoresha ibirenze iby'ubwenge bwabo bwatekerezaga. Imana ishimwe. Nubwo Imana ijya ivuga Kanani isimbutse ubutayu, ariko burya iyo wambaye imbaraga uca no mu byo, haleluya, itakubwiye biri mu butayu. Kandi nkwibutse bimwe mu bintu bituma Imana idatinda kuvuga cyane ku butayu, nuko yifitiye icyizere, nuko izi ko ijambo ivuze iririnda, nuko izi ko ijambo ivuze irisohoza. Haleluya. Bagabo barahaguruka, bagore barahaguruka, basore barazinga, bagenda urugendo rurerure cyane. Imana ishimwe. Oh haleluya. Hari umunsi Imana ivugana nawe, iteka Imana ivuganye n'umuntu, hari ibibazo bitatu umuntu ajya yibaza. Iki kintu Imana imbwiye, ijambo rya mbere, ese kizaca? Abantu benshi bajya bakunda kwibaza bizaca he. Ijambo rya kabiri abantu bajya bakunda kwibaza, bibaza ngo ese iki kintu Imana ivuze ni ngewe ikivuze cyangwa n'undi. Muyandi ari Imana ivugana n'iki ikakubwira ijambo ukipfobya kubera ubuzima, kubera igihe kirekire, ukabona ntaho byaturuka, ko mu muryango wacu nta wabaye we, ko mu muryango wacu nta wakomeye kuri uru rwego. Ibi bintu Imana ivuze bizaca mu yihe nzira? Rimwe na rimwe ukipfobya nka Gideyoni, kavuga ati iwacu turaboroheje, iwacu turabaciye bugufi. Ariko reka nkubwirire ijambo, ibikubwiye yifitiye icyizere, ubwayo yifitiye icyizere, yizeye imbaraga zayo, yizeye ikivuze ko igishoboye. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana. Haleluya. Urugendo rw'ubutayu, urugendo rw'ubutayu. Hari igihe tuzavuga impamvu zigera kuri 12 zituma abantu bagwa mu butayu, ariko uyu munsi siyo nyigisho tuvuga. Turavuga ku ijambo rivuga ngo nibyo yabishobora. Imana ihabwa icyubahiro. Kansimbuke nguruke ndenga ibintu byinshi ngere ku ijambo twasomye. Abisiraheli bari mu butayu, Imana yari iri kugenda ibasenyamo Egiputa yari ibarimo. Hari umugore witwa Joyce Meyer wanditse aravuga ngo ikintu cyagoye Imana ku Bisiraheli mu butayu si ukubageza i Kanani, ahubwo ni ukubakuramo Egiputa bari baramize, Egiputa bari baragotomeye, Egiputa bari baramize, bari barayigotomeye imyaka 430. Imana yagombaga kugenda yibakuramo mu gihe kingana n'imyaka 40, igenda ibakuramo Egiputa, igenda yibavomamo. Nkiraha shaka kubwira abantu bajya bavuga ngo Mana nyihutisha ungezeyo vuba. Oya, burya ushobora kugerayo vuba, ariko igikomeye si ukugerayo, ahubwo igikomeye ni uburyo utindayo. Uburyo utindayo nicyo gikomeye. Uburyo utinda i Kanani, uburyo utinda muri icyo gisubizo, uburyo utinda muri uwo mugisha. Hari igihe Imana yitegereza ikabona igusimbukije, hari ubutayu wakorera i Kanani, ikabanza kugendana nawe intambwe ku ntambwe, intambwe ku yindi, kugira ngo ikwigishe uko i Kanani bavuga, kugira ngo ikwigishe uko i Kanani bicara, kugira ngo ikwigishe uko i Kanani bigenda. Burya ishatse yabikora.
yahita igusimbutse ikakugezayo, yahita iguha urwo rugo ibishatse. Burya ibishatse kuri iyo ntebe yahita iyikwicazaho, ariko ibanza kuguconga ikakuringaniza neza. Imana yari ibishoboye kuva kwimika Dawidi avuye mu ntama iryo joro, ikavanaho Sawuli, Dawidi akaba umwami. Ariko Imana ni Imana igira neza, ni Imana izi ubwenge. Yabanje kujyana Dawidi ibwami, iteza ikibazo kizatuma Dawidi yinjira ibwami. Sawuli atangira kugwa igicuri kugira ngo Dawidi azabone umuyoboro. Burya yabikubwiye ifite n'inzira izabinyuzamo, burya yabikubwiye ifite n'inzira izabicishamo, ifite n'uburyo izabigenza. Burya yari guhita imujyanayo. Ariko Imana irareba iravuga ngo umuntu uvuye mu ntama, umuntu uba mu butayu, umuntu umenyereye mu ntama, Imana iravuga ngo reka mbanze mujyane ibwami, arebe umwami uko yicara, arebe umwami uko arya, arebe protokole y'ibwami, arebe uko bigenda. Dufite abantu bashaka ko Imana ivuga mu gitondo igasohoza nimugoroba. Dufite abantu bashaka ko Imana ivuga bakagera i Kanani basimbutse ubutayu. Ariko reka nkubwire iri jambo, iyo ugeze i Kanani usimbutse ubutayu, bwa butayu utakoze bugusanga i Kanani ukabukorerayo. Niyo mpamvu nkwinginga ngo ujye usaba Imana imbaraga zo kugira ngo ukomere, uce mu butayu, ugere mu gisubizo cy'Imana ushyitse, ugere mu gisubizo cy'Imana wuzuye, ugere mu gisubizo cy'Imana uri umuntu ukwiriye, ugeze ku kigero gikwiriye kandi ku kigero gishyitse. Cyane yuko iyo ugeze i Kanani utaratinze mu butayu, utarigiye mu butayu, utarigiye amasomo mu butayu ngo hagire ibintu bigenda bipfa ku buzima bwawe, Kanani uhagwa utatinze kabiri, kandi Kanani hagusha kuruta mu butayu. Yesu ashimwe cyane. Kanani hagusha kurusha mu butayu. Hari ibintu umuntu yigira iyo atamenya ubwenge, iyo adahishuriwe, iyo adasobanukiwe, i Kanani hashobora kukugusha kuruta kugwa mu butayu. Kubera iki? Hari ingeso zimwe umuntu atagaragaza iyo ari mu butayu. Burya mu butayu hari hoteli utinjiramo. Iyo uri mu butayu hari telefone itaguhamagara. Iyo uri mu butayu hari uburyo utamenya umuyaga wo kugenda muri climatiseur, wo kugenda muri Range Rover uko bigenda. Hari uburyo utabimenya. Iyo uri mu butayu hari uburyo utamenya uburyo umunyenga wo muri business class mu ndege umera. Iyo uri mu butayu rero, iyo ugeze i Kanani utarakomeje imbaraga, utaragwije imbaraga uri mu butayu, ibyo utakoreye mu butayu ubikorera i Kanani. Mu butayu ushobora kubona y'inzobe zikubwira ko zigukunda. Mu butayu ushobora mu butayu nta wabikubwira. Ariko iyo ugeze i Kanani ubona inshuti, wiga gukoresha anniversaire, umva wiga uko badekora inzu, wiga uko bakora ubusitani. Hari ibintu wiga uburyo bakora vacances, wiga uburyo umuntu afata indege akajya i Dubai gushopinga. Ibyo bintu urabyiga, ugenda ugira amaboko menshi. Aho ni Kanani. Iyo rero utagwije imbaraga bikubera ikibazo. Yesu ahabwa icyubahiro. Reka ngaruke ku ijambo nasomye ijambo ry'ikiganiro Mose yagiranye n'Imana. Mu Kuva 11 Abisiraheli babwiye Mose ngo turambiwe Mana. Babwira Mose ngo turambiwe Mana,
turambiwe manu, iyi manu turayirambiwe. None hari ibintu dukumbuye, ariko mu bintu dukumbuye cyane, twumva tunyotewe cyane, dukumbuye inyama. Dukumbuye inyama, inyama turazikumbuye. Bibiliya iratubwira ngo ikivunge cy'amahanga cyari kumwe nabo, kirababwira ngo natwe turazikumbuye. Urebye mugenzi we akamubaza ngo ni iki ko amarira abunga mu maso? Nkumbuye inyama. Undi akabaza mugenzi we ngo meze kubabaye? Nkumbuye inyama. Bose baragenda barazikumbura, begera Mose baramubwira ngo Mose we, iyi manu duhora turya turayirambiwe, turayihaze. Mose arababwira ngo none se niki mushaka kurya? Arababwira ngo ikintu twumva dukumbuye, dukumbuye kurya inyama, dukumbuye kurya inyama. Bibiliya iravuga ngo iryo jambo ribabaza Mose cyane, rimuhagarika umutima. Imana iramanuka ngo yitegereza Mose, ibaza Mose umubabaro we. Mose abwira Imana, arayibwira ngo aba bantu wampaye bansabye ikintu ndafitiye ubushobozi, bansabye ikintu mbona nta nzira cyacamo, bansabye inyama turi mu butayu, bansabye inyama kandi ntazo ndeba. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo ese Mose, inyama nicyo kibazo? Niba ari inyama bashaka, genda ubabwire ko ngiye kubaha inyama, genda ubabwire ko ngiye kubagaburira inyama. Ubambwirire ngo ntabwo bazazirya umunsi umwe, wongereho ngo ntabwo bazazirya iminsi ibiri, nta nubwo bazazirya iminsi itatu. Imana ibwira Mose, ubabwire ngo genda ubabwire ngo muzarya inyama iminsi 30. Hey, nishimwe. Genda ubabwire ngo muzarya inyama iminsi 30. Mose ahita ashyira mu mibare, abwira Imana ngo Mana, nawe hari ibintu ujya uvuga, ariko reka mbanze nkubwire abantu turi kumwe. Aramubwira ngo abagabo turi kumwe n'uduhumbi 6, ni abagabo bigenza, simbariyemo abana, simbariyemo abasore, simbariyemo abagore, simbariyemo inkumi, abo ni abagabo gusa. Ahita abaza Imana ngo mbese ibintu byagaburira aba bantu, inyama zagaburira aba bantu, ni amashyi uzaba bagira, ni amafu uzabakurira mu nyanja? Mu yandi magambo, Mose ahugura Imana. Mose ahugura Imana, aribwira ngo ariko Mana, ibi bintu mbwiye, ibi bintu uvuze, inzira yabyo izaca, inzira yabyo bizagenda bite? Inzira ko nta nzira mbona bizanyuramo, ko nta nzira mbona bizacamo, ko nta nzira mbona bizasohorezwamo, ko nta nzira ndeba, bizaca he? Bizaca mu zihe nzira? Oh haleluya. Umvira ijambo Imana ibwira Mose ku murongo wa aho twasomye, ku murongo wa 23, haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi, none urareba ko iryo jambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritagusohorera? Imana ishimwe. Oh haleluya. Imana ibwira Mose, Imana ibwira Mose, ahari Mose uhashyira izina ryawe, ahari Mose uhashyire cya kibazo umaze igihe usengera. Imana ishimwe cyane. Imana ibwira Mose, Imana ibwira Mose, Imana ibwira umuntu turiho tuvugana aka kanya, iramubwira ngo mbese amaboko yanjye, amaboko yanjye, ni Imana ivuze,
amaboko yanjye abaye magufi, amaboko yanjye abaye magufi. N'iki Imana yari ibwiye Mose, n'iki Imana yari isobanuriye Mose, n'iki Imana yari iganirije Mose. Umvira ijambo Imana yari ibwiye Mose, ese ntiwibuka ibyo nakoze bwa mbere? Ese ntiwibuka amaboko yanjye muri Egiputa kwa Farawo? Ese ntiwibuka amaboko yanjye ku nyanja itukura? Ese ntiwibuka amaboko yanjye ku mugezi w'Imara? Ese ntiwibuka amaboko yanjye ku musozi wa Sinayi? Ese ntiwibuka amaboko yanjye? Haleluya! Ntiwibuka amaboko yanjye cyagiye nkurwanirira? Imana ibaza Mose, iramubwira ngo yewe Mose, iramubaza ngo mbese amaboko yanjye, haleluya, amaboko yanjye abaye magufi, amaboko yanjye abaye magufi. Iramubaza ngo mbega ese amaboko yanjye n'ubwa mbere uyabonye? Uyu mwanya niko Imana ikubaza. Amaboko yayo n'ubwa mbere uyabonye? Ese n'ubwa mbere ubonye Imana igutabara? N'ubwa mbere ubonye Imana yitamurura imbere y'ikibazo? N'ubwa mbere ubonye amaboko y'Imana? Imana ibwira Mose, iramubwira ngo mbese amaboko yanjye. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana. Ibyo nkubwiye ubigereranye n'amaboko yanjye. Ibyo mvuze nabyo nabishobora. Impamvu nabishobora nuko hari n'ibindi nakoze imbere yawe kandi utari ufitiye igisubizo. Nuko hari n'ibindi nakoze utari ufitiye inzira, mbicira inzira. Ni nayo mpamvu n'ibyo mvuze nabyo mbifitiye ububasha, n'ibyo nabishobora. Amaboko yanjye abaye magufi, amaboko yanjye abaye magufi, ku buryo ataguhindurira umutware Imana ikamuguhera agakiza. Ese amaboko y'Imana abaye magufi ku buryo ayo maboko ataha abana bawe ubwenge? Ese amaboko y'Imana abaye magufi ku buryo atazura ubwo bucuruzi bwapfuye? Ese amaboko y'Imana abaye magufi? Abayabonye bavuge ngo amena, haleluya. Imana ibaza Mose. Uyu munsi si Mose uri kubazwa, ni wowe Imana iri kubaza. Ese amaboko y'Imana abaye magufi? Haleluya, haleluya. Ese amaboko y'Imana, wa mubyeyi we, amaboko y'Imana abaye magufi? Mushiki wanjye, amaboko y'Imana abaye magufi? Umaze igihe kinini utegereje mariage. Ese amaboko y'Imana abaye magufi ku buryo wagambirira kwijyana? Ese amaboko y'Imana abaye magufi ku buryo wagambirira gutwarwa n'umupagani? Niko mama, amaboko y'Imana abaye magufi ku buryo watenebuka ukumva n'iby'Imana wabisezera, ukumva n'abantu barakubeshye. Ese amaboko y'Imana abaye magufi? Nkwibutse, ese amaboko y'Imana abaye magufi ku buryo ataguha urubyaro, ku buryo wiheba, ku buryo wumva ari igipindi Imana yakubwiye? Nkwibutse ko amaboko y'Imana aheruka kunyura kwa Aburahamu na Sara bashaje, ahasiga Isaka, ahasiga baseka. Amaboko y'Imana aheruka kunyura, haleluya, Mana ishimwe, kwa Hana, nabo barariraga. Amaboko y'Imana yanyuze kwa Elizabeth, aho amaboko y'Imana yarahageze. Amaboko y'Imana aheruka kunyura kwa Obedidomu, barazahaye. Amaboko y'Imana aheruka kunyura kwa Yabesi, naho byaranze. Amaboko y'Imana mubo yatabaye, mubo yagiriye neza. Nawe uri kuri liste y'abantu bagiye kubona imbaraga z'amaboko y'Imana. Enitado lazini manda yasika lefome etai. Amaboko y'Imana nyazamuriye icyubahiro, haleluya. Imana ishimwe. Amaboko y'Imana, amaboko y'Imana, amaboko y'Imana, amaboko y'Imana
haleluya, haleluya, haleluya. Amaboko y'Imana, amaboko y'Imana, zina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amaboko y'Imana aheruka kunyura kwa Mefibosheti yaratawe kwa Makiriro Debari, amaboko y'Imana mukurayo. Amaboko y'Imana aramuterura, amaboko y'Imana aramucikira, amaboko y'Imana. Imana ibaza, Imana irakubaza uyu mugoroba, Imana irakubaza uyu mugoroba, irakubaza ngo mbese amaboko yanjye abaye magufi? Mama, mbese amaboko yanjye abaye magufi? Papa, mbese amaboko yanjye abaye magufi? Niryo jambo, mbese amaboko yanjye abaye magufi? Nibyo ivuze, nibyo umaze iminsi urota, nibyo wanditse muri ajenda zibe 3. Ubu ngubu Imana isigaye ivugana nawe, ntucyandika. Warayibwiye ngo naranditse nararushye, sigaye mbisengera ntiriwe mzandika. Umva nkubwire, mbese amaboko y'Imana abaye magufi? Mana ntabwo, haleluya, izivuguruza ku cyo yavuze. Icyo yagambiriye no kugikora izagikora. Icyo yategetse yaragitegetse. Icyo yanzuye yaracyanzuye, no kugikora izagikora. Oh haleluya. Amaboko y'Imana abaye magufi, amaboko y'Imana abaye magufi. Ese amaboko y'Imana abaye magufi? Ese amaboko y'Imana arananiwe? Ese amaboko y'Imana aratsinzwe? Ese amaboko y'Imana yabuze aho bica, yabuze aho binyura? Imana ibaza Mose. Uyu mugoroba hari Mose Imana iri kuvugana nawe. Uyu mugoroba hari umuntu umwe Imana iri kuvugana nawe. Hari umuntu umwe Imana iri kuvugana nawe. Ese amaboko yayo abaye magufi ku buryo abantu bava mu by'Imana bakajya mu bigirwamana? Ese amaboko y'Imana abaye magufi? Ese ya Mana ya Eliya yarapfuye? Ese ya Mana ya Aburahamu yarashaje? Ese ya Mana ya Danieli mu rwobo rw'intare yarashaje? Ese ya Mana ya Saduraka, Mishake na Bedenego mu itanura ry'umuriro, ese ya Mana yaratsinzwe? Ese ya Mana yabanye nawe mu mvura y'amahindu, ese ya Mana yarananiwe? Ese ya Mana yaguhaye urugo yaratsinzwe? Ese ya Mana yahagurutse ikagutabara abarozi baroze batongereye bahambiriye yarangiza ikiyubahisha? Ese amaboko yayo abaye magufi? Amaboko y'Imana abaye magufi? Amaboko y'Imana arananiwe? Ese amaboko y'Imana aratsinzwe? Ese amaboko y'Imana abuze ububasha? Ese amaboko y'Imana abuze imbaraga? Nibyo yabishobora. Haleluya, haleluya, haleluya. Yakoze ibya mbere, nibyo yabishobora. Oh haleluya. Yakoze ibya mbere, nibyo yabishobora. Yakoze bya bindi nawe wibuka, nibyo yabishobora. Mana ishimwe cyane. Yaguciriye inzira ubona byahagaze, nibyo yabishobora. Yakugaburiye inzara ari nyinshi, nibyo yabishobora. Yakwambitse wambaye ubusa mama, nibyo yabishobora. Yaguhaye agaciro wari warakabuze, nibyo yabishobora. Oh haleluya. Yaguhaye kwiga, ukiga mu bibazo, ukiga mu bintu byasaga n'ibidashoboka, ukiga ukarangiza, n'akazi yakaguha, nibyo nabyo yabishobora. Umva nkubwire iri jambo narihawe n'umwuka w'Imana. Ijambo rivuze ngo nibyo yabishobora, nibyo yabishobora, nibyo yabishobora, nibyo yabishobora, nibyo yabishobora. Icyubahiro nikibe icy'Imana. Oh haleluya. Nusoma Yesaya ibice byaho 48 ku murongo wa 13,
Bibiri iravuga ngo ukuboko kwayo, maboko yayo niyo yaremye ijuru, niyo yabambye isi, niyo yakoze ibureba, niyo yakoze bya bindi. Imana iravuga ngo iyo mbihamagaye biritaba. Iyo Imana ibihamagaye biritaba. Imana ijya ibihamagaza ububasha bwayo, ikabihamagaza ubutware bwayo, ikabitegekesha amaboko yayo, ikabitegekesha ubutware bwayo, igasunika umusozi. Amaboko y'Imana yegeza asunika umusozi wari uri imbere ya Zerubabeli. Imana irabanza irabaza ngo wa musozi munini we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Uzaba ikibaya, abona inzira. Nanjye uyu mugoroba ndatuye ngo amaboko y'Imana asunika uwo musozi, asunika icyo kibazo, asunika ubwo butayu, asunike ayo marira urize igihe kinini. Nibyo nabyo, oh haleluya, nibyo nabyo Imana yabicyubahiro n'ikibi cy'Imana. Nibyo nabyo Imana yabishobora, nibyo nabyo Imana yabikora. Ntabwo yabinaniwe, oya, ntabwo yabinaniwe, ntabwo yatsinzwe, ntabwo yabiretse. Umvira ijambo, uritega amatwi neza, uryumve rivuye ku mutima w'Imana. Haleluya. Nibyo, nibyo. Iyo mvuze ngo nibyo, ushyiremo na bya bindi wagerageje bikanga. Iyo mvuze ngo nibyo, na bya bindi waretse. Imana ihabwa icyubahiro. Nibyo nabyo, nibyo nabyo. Ntabwo ukibisengera, ntabwo ukibisengera kubera igihe kinini wabitegereje, ariko nibyo nabyo, nibyo nabyo, nibyo nabyo. Nimvuga iri jambo rivuga ngo nibyo, urebe bimwe byawe, urebe bimwe byo muri famiye, urebe bimwe byo mu kazi, urebe bimwe byo ku bana bawe, urebe bimwe byo mu rugo rwawe, urebe bya bindi byo mu itorero ubamo, urebe bya bindi byo mu muhamagaro wawe. Nibyo, nibyo nyine Imana iri kuvuga, iri kuvuga ngo nibyo nabyo nabishobora. Haleluya. Nibyo nabyo nabishobora. Haleluya. Sinitaye ku gihe bimaze, oya. Igihe bimaze ntibivuze ko Imana itagifite imbaraga zo kubibasha, ntibivuze ko Imana yatsinzwe, ntibivuze ko Imana yananiwe. Nibyo nabyo Imana yabishobora. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro, izina ry'Imana nirishyirwe hejuru, izina ry'Imana nirihimbazwe. Nibyo nabyo yabishobora. Umva ukuntu mu Befeso 3:20 havuze ngo ibasha. N'Imana ivuga ibasha, ibasha, ibasha gukora cyane, ibasha gukora cyane. Haleluya, haleluya. Ibasha gukora cyane, ibasha gukora cyane, ibiruta cyane ibyo twibwira, ibyo dusaba, ibyo dutekereza. Ariko umvira ijambo, Imana ibasha gukora cyane, ibiruta cyane ibyo dusaba, ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Ibasha gukora ibiruta cyane. Haleluya. Iri jambo ndarikunda. Imana ibasha gukora cyane. Oh haleluya. Ibasha gukora cyane. Kandi some, nuko ibasha gukora cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Ibasha gukora cyane. Oh haleluya.